Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ni iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe gucika, nuko ukora subscribe kuri Kigali YouTube, hanyuma ugakanda no kukazogera kugira ngo nyine hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika mu gihe ikijya kuri YouTube channel yacu. Amazina yanjye nitwa Ikuyishimwe Emmanuel, ari nako nkubwira inkuru nziza cyane. Niba ushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ari company imwe rukumbi ifite ibiciro bidasanzwe kandi ikabikugezaho mu gihe gito cyane gishoboka. Iyo company na yindi yitwa Frame Shipping Limited, yagufasha nyine kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza bikakugeraho mu minsi mike, kandi bafite discount idasanzwe. Uramutse ubakeneye cyangwa se ukeneye service zabo, wahamagara kuri 0788 cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Uyu munsi turi tariki 12 ukwezi n'ukwa mbere umwaka 2022. Wakwibaza ngo uyu munsi noneho nje kukubwira iki? Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda cyane, ifite ahantu ihuriye n'umukobwa mwakunze mwese. Amazina ye bwite yitwa Kayugi Enise, ariko twebwe twamenye nka Easy Darling. Easy Darling ni umukobwa wamenyekanye cyane mu mwaka wa 2021 kubera udushya yagiye akora tugiye dutandukanye. Ni umukobwa agaragaye mu ndirimbo ebyiri z'abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, harimo uwitwa JUNO KIZIGENZA. Uyu mukobwa yagaragaye mu ndirimbo ya JUNO KIZIGENZA yitwa Praise Me, ndetse agaragara no mu ndirimbo ya Kenike Shot yitwa Kantona, ngira ngo mwarazibonye zose. Yanatumye indirimbo ya JUNO KIZIGENZA yitwa Praise Me icuruza cyane. Kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo yacuruje cyane bitewe n'uyu mukobwa kubera imyambarire yagiye agaragara yambaye muri izi video ebyiri maze kukubwira. Birenze kuri ibyo kandi, ni umukobwa yagiranye ikiganiro na Yago TV show ikiri ku murongo mu mwaka wa 2021, ariko bibi gitaramo ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi baramupostinga bitewe n'imivugire ye ndetse n'imitekerereze ye. Benshi baramukunze, benshi bakunze creativity yazanye mu Rwanda, kuko ibyo bintu ntabwo byari bisanzwe. Nayo mpamvu yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga. Reka maze nkwereka ka video gatoya, ni ikiganiro yagiranye na Yago for real cyangwa se Nyarwaya Inosa mu mwaka wa 2021. Icyo kiganiro cyararebwe cyane ndetse kiracuruza cyane kubera uburyo umukobwa yavugaga ndetse n'imitekerereze ye. Numwe mu bakobwa batrend cyane mu mwaka wa 2021 nk'ubwije ukuri, yitwa Easy Darling cyangwa se Kayugi Enise. Nyuma yaho ndibuze kuza nkubwira inkuru yose uburyo imeze ndetse n'ibyamubayeho ku munsi w'ejo. So why don't you get your ass down? You don't know somebody. So why don't you get your ass down and try to mind about your business? Otherwise, ikintu baturusha, they mind their own in business. But you guys are there just nothing else. Especially girls, bitches out here doing nothing, watching me. You hate me by you watching me, bitch. So what? If you talk bullshit about my parents, I'm gonna fuck you up, nigga. Yes. JUNO arareba indirimbo ita irarangiye. JUNO yarebye iki? Yarebye iki? Ugereranyije wowe yarebye iki? Yarebye ibinono. Uwo mukobwa amazina ye bwite yitwa Kayugi Enise, ariko ku mbuga nkoranyambaga akoresha amazina ya Easy Darling. Rimwe mu bakobwa batrendinze cyane mu mwaka wa 2021 kubera ikiganiro cya Yago TV show yagaragayemo cyane rebwe cyane, hakiyongeraho noneho n'indirimbo yagaragayemo ebyiri zikomeye cyane, harimo n'iyitwa nyine Praise Me ya JUNO KIZIGENZA. Hanyuma inkuru ngiye kukubwira n'ubundi ifite ahantu ihuriye n'impanuka yabaye ku munsi w'ejo mu mujyi wa Kigali. Ni impanuka yabaye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ku muhanda uva Rwanda werekeza mu Kanogo, umuhanda urambuye cyane. Ni impanuka rero yabaye ku munsi w'ejo ikagonga
kamera yo ku muhanda cyangwa se izo bakunze kwita Sofia. Ni kamera zerutse no kubica bigacika mu minsi yashize, aho Kensi yashyamiranye n'umwe mu bapolisi bakomeye cyane witwa CP John Bosco Kabera kubera ibintu bijyanye n'umuvuduko, kubera ukuntu kamera zandikiraga abantu. Hanyuma iyo kamera ku munsi w'ejo rero yaragonzwe, nkuko kandi nawe uri kubyireba yagonzwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota. Iyo manuka ku munsi w'ejo yagarutsweho cyane kubera uburyo yari yagonze Sofia, iyi kamera nyine yandikira abantu mu muhanda barengeje umuvuduko. Hanyuma umwe mu banyamakuru bakomeye cyane mu myidagaduro yitwa Irene Murindahabi nawe yabigarutseho cyane, yapostinze Sofia iryamye hasi mu muhanda. Ubwo no kuvuga nyine iyo kamera bayihimbye Sofia, hanyuma arandika ngo kandi nawe ubwo wabona wishimye ngo bagonze Sofia, ubundi ashyiraho utu emojis duseka cyane. Ni manuka yagarutsweho cyane ku munsi w'ejo, nayo tugiye kugarukaho cyane. Benshi bari bajije ngo ese ubundi iyo modokari yarimo abantu bangahe, ese ko tubona imodokari yashwanyaguritse cyane ntago abari barimo bagize icyo baba. Benshi nibo bibajije ibyo bibazo, hanyuma banibaza icyatumye iyo manuka iba. Amakuru hari nuko iyo manuka impamvu yabaye, amakuru hari nuko nyine uwo mushoferi wari utwaye iyo modokari, hari harimo umuntu umwe, ndetse umushoferi nyine wari utwaye iyo modokari yari yarangaye, bituma yihuta cyane birangira agonze iyo kamera. Wakwibaza ngo iyi nkuru nkubwiye y'imodokari cyangwa se impanuka yabaye ku munsi w'ejo ihuriye he n'umukobwa nahereye kare nkubwira witwa Easy Daring? Ngira ngo iyo manuka muri kubona ni impanuka yari ikomeye cyane, ariko amakuru hari nuko umuntu wari uyitwaye nta kintu na kimwe yabaye. Mu masaha nka 12 ashize, no kuvuga mw'ijoro ryakeye, nibwo uyu mukobwa witwa Kayugianisi cyangwa se Easy Daring yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se kuri Instagram ye, hanyuma akifashisha zimwe mu ndirimbo z'abahanzi baririmba gospel, harimo nk'indirimbo ya Ariel Gahongayire witwa Ndanyuzwe. Hanyuma yakoresheje iyo ndirimbo, hanyuma na postinga ifoto y'imodokari, hanyuma yandika amagambo hejuru agira ati thank you Lord for saving my dad, uri Imana ikora. Hanyuma ahita ajya n'ubundi ku yindi post ni kuri story ya Instagram, n'ubundi ugiyeho yitwa Easy Daring, ayo mafoto ariho, ubundi arandika ngo thank you Lord for saving my dad, izina ryawe rihabwe ishimwe n'icyubahiro. Uyu mugabo nahoze nkubwira nyine wakoze impanuka y'imodokari ku munsi w'ejo ni papa wa Easy Daring cyangwa se Kayugianisi, mu bakobwa nyine twamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Yashimiraga Imana rero kubwo gukiza ubuzima bwa papa we, ntagire ikibazo na kimwe, nubwo yakoze impanuka mu by'ukuri igaragara nkaho ikomeye cyane. Niyo makuru ahari. Hanyuma nyine uwo mukobwa abantu bakomeje kumwihanganisha bamuhereza pole kubera impanuka papa we yakoze ku munsi w'ejo. Imodoka yari yarangiritse cyane, ariko ubuzima bwa papa we bumeze neza, nta kibazo na kimwe yigeze agira. Kandi mu by'ukuri nawe wirebye impanuka yakoze irakomeye cyane, ni modokari yashwanyaguritse cyane, ariko ubuzima bwa papa we bumeze neza cyane. Rero yashimiraga Imana akoresheje indirimbo zigiye zitandukanye, harimo iyitwa Hallelujah ya Pentatonix, ni itsinda rimenyerewe cyane ndetse rizwi cyane, ndetse n'indirimbo yitwa Ndanyuzwe ya Ariel Gahongayire. Irashimira Imana kuba yarinze papa we ikamurokora impanuka ikomeye nk'iriya. Ni impanuka yabaye ku munsi w'ejo. Amakuru nyine yatangajwe nuko wari utwaye iyo modokari ntacyo yabaye, ndetse akaba ari na papa wa Easy Daring nkuko amaze kubivuga, nyine ashimira Imana ko yarokoye ubuzima bwa papa we. Hanyuma nta yandi makuru aramenyekana usibye ko igikekwa cyo nuko uwo mushoferi yari ari gutwara akarangara bikarangira agonze iyo kamera bakunze kwita Sofia. Ayo niyo makuru ahari, ndetse tukomeje no kwihanganisha uyu mukobwa kubw'impanuka papa we yakoze, ariko tunashima Imana ko papa we nta kintu na kimwe yabaye. Ubwo nukuvuga ko Imana yamurinze cyane. Hanyuma nanagushimiye cyane wowe dukurikiranye kuva dutangiye kugeza tugeze ahangaha, n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika, ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, no gukora subscribe kuri Kigali Tube, hanyuma ugahita ureba hirya gato yo tubona akazogera nako gakandeho, kugira ngo buri nkuru yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu uzajya uyibona mu bambere 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ushobora nanjye gutangira kunkurikirana kuri Instagram, nitwa Ikwishimwe 13, ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Nako nkubwira company imwe rukumbi yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubivana bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike cyane kandi ku giciro gito cyane. Ni company yitwa Frame Shipping Limited. Ni company ifasha abantu nyine kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kubikurayo bafite discount idasanzwe. Uramutse ubakeneye
wahamagara kuri 0788678790 ubundi bakagufasha. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe, ari nako mwifuriza kugira intangiriro nziza z'umwaka wa 2022. Komeza kugira ibihe byiza, Nyagasani Yesu akomeze kubana nawe. Ciao, umunsi mwiza.